Waba warabuze amanota yawe ya NESA wakoreye kera mu myaka yashize, ukaba warashakishirije kuri SDMS isanzwe bashyiraho amanota agisohoka, ukaba warayabuko uko bayakuyeho. Ngiye kuguha ibanga ry'ukuntu wayabona mu buryo bikoroheye ndetse n'uburyo wavanamo na business kwinjira. Ufungura browser yawe ukajya ahajya adresse ya website ugiye gufungura, ukandikamo poto.nesa.gov.rw, hanyuma ugakanda enter ugategereza. Bitewe n'uburyo internet yawe yihuta cyangwa igenda buhoro, ugomba gutegereza kugeza ifunga, ariko muri rusange ntabwo bayubatse neza. Iyi poto irafungutse, murabona ko iriho amaservice menshi atandukanye, ariko muri aya maservice yose iyo dushaka ni iyi ngiyi imwe iza kuma tubona result slip. Uyikandaho ahita haza guhitamo icyiciro ushaka gushakira result slip yawe. Se ni primary, se ni tronc commun, se ni general education, se ni TSS. Dufata urugero, tugiye kurebera tronc commun senior 3. Ahita haza ikintu inyandiko ikwereka ibisaba motivation, impamvu uri kwaka motivation result. Murabizi ko result slip ushobora kuyishaka ushaka kwiyandikisha muri kaminuza, bajya bayisaba, ushobora kuyishaka kubera impamvu nyinshi, bakagusaba na recommendation letter. Iyi recommendation ituruka ku ishuri. Impamvu bayisaba iyi ngiyi nuko hari igihe ushobora gusaba amanota kandi ku ishuri barakwimye kugira ngo ubanze ubishyure minerval, cyangwa se hari nk'ikintu wanyu. Aha rero niho abategeye babandi baba finaliste babarimo amadeni cyangwa se bafitanye ikibazo, bira ku kigo cyawe kaka iyi recommendation ni ingenzi. Iyo rero byombi bifite ukanda kuri yes ugakomeza, hahita haza bakakubaza hano se waba waribagiwe index number yawe. Niba uyifite uhita uza hano ku bayifite ugakanda yes I know my index number, hahita haza aho guhitamo mwaka. Urugero tugiye gufata ni umwaka wa 23, bagahita noneho baza bakagusaba index number ukaza ukayandikamo hano ugakanda kuri search. Urabona ko umunyeshuri araje n'ibimuranga byose. Iyo usanze ari wowe ukanda kuri accept, afunguka indi window gusaba namba yawe ukayishyiramo, ikagusaba email ukayishyiramo, hanyuma ikagusaba n'indangamuntu ukayishyiramo. Iyo byose umaze kubishyiramo uraza ugakanda kuri save and continue. Hano bahita bagusaba motivation, ese niye impamvu itumye waka cyangombwa result slip. Vuga urugero ngiye gushyiraho inscription to UR, ngo ushyiraho impamvu yawe kuri University Rwanda, hanyuma hasi bakagusaba ya motivation from the school, ya nyandiko ishuri kwandikira bwo uburenganzira bwo gusaba ibindi byangombwa. Iyi motivation rero bigomba kuba ari ifoto cyangwa ari PDF, ubwo uburyo bwo kujya kwishaka bonye PDF nyishyizeho. Iyo byose bimaze kujyaho ukanda kuri submit the requirement, nyuma yaho ukagenda kurikiza amabwiriza. Ibindi bintu biroroshye, utegereza umunsi umwe w'akazi ukaba wabonye igisa. N'ibyari rero wabikuramo business birashoboka cyane. Hari abantu benshi badafite umwanya wo kubireba cyangwa se batazi no kubireba, babirebera abana babo, cyangwa se badafite n'ibikoresho internet, laptop cyangwa telefone. Ushobora rero kujya ubibakorera ukayohamo service ukabaca amafaranga 500 se 1000 se 2000 se, bitewe n'isoko ubona wabona. Udufaranga tutaza buri gihe, ariko mu gihe cy'abanyeshuri bakeneye kwiyandikisha mu bintu bitandukanye baza ari benshi, kanisha ko utanga iyo service. Bamenye wakwandika post ukabishyira kuri status ya WhatsApp, ukayishyira no mu magroupe yo hirya no hino kuri WhatsApp ubamo, uvuga ko utanga service yo kurebera abantu amanota y'imyaka ya kera. Ukajya kuri Facebook, Instagram, bakora amapost nyine akurura abantu, ukimenyekanisha nk'umuntu utanga. Hanyuma ukajya naho utuye ukareba ni hehe hari abana barangije, ukawajya no kuri ukareba naho uburyo byamenyekana ko uri mu bantu bafasha iyo service. Hanyuma ukabaca 2 byaterwa n'isoko ubona uko rihagaze. Ikore maze utegereze maze wirebe. Kora rero subscribe kuri Tohoza Note, ni YouTube channel ibigira imishinga iciriritse idasaba igishoro kinini kandi ishobora gukura ikavamo imishinga minini cyane. Nudakora subscribe uzajya ucikana, kandi urabizi ko muri iyi minsi mu gihe turimo ni monzi ya benefice, ni monzi y'amadolari, ni ifaranga ku faranga. Nimba wabikunze sangize n'abandi. Aho rero murabeho, bye bye.